I want to follow up on critical minerals. Minister Wagner, when you think about what happens next, we're talking about securing supply chains. There is still, though, a lot of concern that those deals, as Jared was mentioning, are going to get hijacked by the wrong actors. And ndashaka kongera kugaruka ku kibazo cy'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Minister Wagner, iyo murebye kubizakurikiraho turimo kuvuga ku kurinda no gushimangira imirongo y'itangwa ry'ayo mabuye, ariko haracyari mu ngenge nyinshi kayo masezerano nk'uko Jared yabivuze ashobora kunyagwa n'abantu batari bo, maze abantu b'ibyo bihugu, abaturage b'ibyo bihugu ntibagire inyungu ku mutungo wabo bwite. N'iki mwakora kugira ngo ibyo bitazabaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Minister Wagner ati ndumva iki ari ikibazo gifite ishingiro rikomeye. Iyo urebye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite umutungo mwinshi w'amabuye y'agaciro y'ingenzi, atariho adahari ntihashoboka ko ibiganiro byinshi nk'ibi by'ingenzi bijyanye n'impinduka mu bukungu n'ikoranabuhanga turimo kuganiraho ubu byagerwaho, ndetse n'inzego z'umutekano n'igisirikare ntabwo zishobora gukora neza. Hanyuma ukareba imibereho y'igice kinini cy'abaturage, biradusaba kongera gutekereza ku buryo twari tumaze imyaka myinshi dukoramo ibintu. Niyo mpamvu ubuyobozi buriho ubu burimo guhindura imitekerereze bukava ku buryo bwari busanzwe bwo gucukura umutungo kamere no kuwohereza hanze gusa, maze igihugu ntikigire uruhare rukomeye ku nyungu ziva muri ayo mabuye, ahubwo bugashyira imbaraga mu gutuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igira umwanya munini mu ruhererekane rw'inyongeragaciro. Ibi bivuze ko igihugu kitazongera kuba aho bacukura gusa amabuye nka cobalt na lithium hanyuma akoherezwa ku masoko mpuzamahanga. Ibyemezo bikomeye bigafatirwa ahandi, ahubwo ko bizagira uruhare runini mu kuyatunganya no mu nyungu zizayakomokaho. Ibyo bivuze gutunganya no kongera agaciro umutungo guhera ku byiciro bya mbere by'itunganywa bikorerwa imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze gushora imari mu bushobozi bw'abantu, ariko kandi no gushora imari mu rwego rwagutse rukomeye. Ibyo bisobanura ko mutagomba kwibanda gusa ku gucukura umutungo, ahubwo mukagura aho mufite uruhare, mwibanda ku guteza imbere ubushobozi bw'abantu, mugashora imari mu baturage, mugashora imari mu bidukikije, mugashora imari mu baturage n'imiryango, ndetse no mu bikorwa remezo. Dufite umushinga wa Lobito Corridor, umwe mu mishinga y'ingenzi ihuza ibihugu bitatu byo muri aka karere. Si umushinga w'ibikorwa remezo gusa, ahubwo ni umushinga uzana ihuza bikorwa, connectivity n'ibindi byinshi by'ingenzi. Niho ubuyobozi buriho n'icyerekezo cya Perezida Tshisekedi Tshilombo byafashe icyemezo gikomeye cyo kuva ku buryo bwari busanzwe bugena uko umutungo kamere ucukurwa n'uko politike iwukikije yakorwaga muri Kongo mu myaka myinshi ishize. Turimo kwimukira ku buryo bwibanda cyane ku baturage no ku buryo bugamije ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifata umwanya munini mu ruhererekane nyongeragaciro. Ibyo kandi bisobanura ko Kongo ifite intego yo kuba mu biganiro bifatirwamo ibyemezo, kuko iyo uba ahacukurwa gusa umutungo uba utakiri mu biganiro. Ariko twese tuzi ko isi y'uyu munsi irushaho guhuzwa kandi igaragaramo isano n'ishingirwaho hagati y'ibihugu, bityo tugomba gutandukanya no kwagura imikoranire. Ikindi kandi igice cy'ingenzi cy'iyo migambi yo kwagura no gutandukanya imikoranire no kumva amajwi menshi kurushaho. Intego yacu ni ukugaragara cyane no kugira ijwi ryumvikana kurushaho, rijya risubiramo kandi rigaragaza ibitekerezo bitajya bigaragara cyangwa ngo byumvikane kenshi. Abaturage bo mu gihugu imbere bazatangira kungukira kuri ibyo bikorwa bitandukanye. Ndibwira ko dusanzwe tubona impinduka n'ihinduka ryihuse mu mibereho n'imiterere y'ubukungu. Ndibwira kandi ko hari abakinnyi bashya benshi barimo kwinjira muri uru rwego,
twishimiye cyane gukorana bya hafi n'ubuyobozi bwa Trump. Mu kwezi k'Ukuboza twashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye bwa strategy hagati y'ibihugu byombi. Ibyo bisobanura ko duteganya gukorana bya hafi kurushaho n'ubuyobozi bwa Trump ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no gucukura no kongerera agaciro umutungo kamere. Ibi bivuze ko turimo kuva mu buryo bwari busanzwe bwiganjemo abafatanyabikorwa bake tukajya ku buryo bufunguye kandi butandukanye kurushaho. Ku ruhande rwacu inyungu iri mu kongerera abafatanyabikorwa bashya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko bazana amahame mashya n'ibipimo bishya by'imikorere no kuva standards. Ibyo bihindura imimerere y'isoko, bigahindura n'ibisabwa n'amabwiriza. Twizera ko mu gihe cya vuba hazabaho inyungu zizagira no ku baturage bo hasi, kandi bikadufasha no kugira ijambo ku bakora ibikorwa basanzwe bari ku butaka. Tubereka ko turi kuzamura urwego rw'ibipimo n'imikorere. Ntabwo ari ukwakira gusa abafatanyabikorwa bashya bafite uburyo bushya n'amahame mashya, ahubwo ni no kubikoresha nk'inkingi yo kunoza no kuzamura imikorere n'imiterere rusange y'ubufatanye n'abandi basanzwe bakorana natwe kuva kera. Ni gahunda turi gukorana bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone ni ukuvuga ngo mu gihe dufite umushinga nka Lobito Corridor iri mu mishinga minini ya EU Global Gateway Strategy, bisobanura ko turi no gutumira abafatanyabikorwa bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira uruhare runini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turizera cyane ko gukorana bya hafi mu buryo bwubaka kandi butaziguye, nubwo atari buri gihe byoroha, hamwe n'abafatanyabikorwa benshi bizadufasha kubona inyungu zigaragara kandi ziza vuba kurushaho. Uko mwiyumvira rero nta wundi ni Teresa Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yari yitabiriye inama ikomeye cyane mu kwiga ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, by'umwihariko nk'uko mwabyumvisha ko yagarutse ku bijyanye n'amabuye adasanzwe n'ubundi amabuye yakomeje kugarukwaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego mpuzamahanga. Ni mu nama yari yitabiriye yitwa Munich Security Conference, aho yagarutse ku bintu bitandukanye nk'uko mu byiyumviye n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro, n'ibijyanye n'ubundi na cobalt ndetse n'ibindi bikorwa remezo, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko igomba kubaka ibikorwa remezo bikomeye byo kugira ngo izamurire agaciro amabuye y'agaciro ifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugira ngo batange raw materials nk'uko bisanzwe bigenda bagacukura, ubundi ibindi byose bikajya gukorerwa mu bihugu bitandukanye nk'i Burayi. Mbibutse ko u Rwanda narwo rufite inganda zikomeye cyane mu bijyanye no gutunganya amabuye y'agaciro, ndetse bikaba mu masezerano akomeye cyane ari hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye ndabakunda cyane.